Ah. Haji she. Ça va? Ça va bien. Umeze neza ariko. Yalla inshallah. Inshallah wa. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Neze she bimeze bite? Sawa alhamdulillah. Ubushize twariye akawari? Sawa. Harya wasize ukoze iki? Owe. Urumva? Uretse se wundo ko twafutuye tukagenda tudasezeye. Ugira ngo sari ikindi kintu twakoze kibi. Nta kintu kibi mwakoze. Akunda nagukunda cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo alhamdulillah. Sawa. Ikindi kintu cyabayeho ubwo hari ingeso y'abayisilamu mudakunda nako tudakunda yo gusanga nyine wariye nyine wafutuye ntubimare ugahita ubisigariza abantu kandi biriya bintu ni ingeso mbi arura ibyo ubasha kurya ukamara ibintu byo gutangira ukarunuguruparato kandi uzi ko igifu cyawe kitabishobora ugahita ubisigaza burya no kumena ibiryo ntago ari byiza kuko hari abakene baba babikeneye ngaho rero nise shehe nagushakaga rega Ibingibi nibyo bashaka ko twishyura 6,000 bishushanyije mu tuntu nanjye nashushanya tukeri tutubeshye umwana bamwigisha ibinini ngo bigende bite ariyo nabo sure bitese barameze gusoma ibitabo bandi kureba ukuntu baba babeshya abana bacu gusa tugira amahirwe tukamubyara kumve tuvuge dusome twandike duhange mu kinyarwanda uri gusoma igitabo cy'abana ntago ni kugisoma uvuga ngo hari umujyanama ejo twari turi kumwe yabaye amaye kano gatabo arambwira ngo bendiye utuntu bansoma nyine kugira ngo ningira amahirwe yo kubona imfura yanjye inyigisha twatuntu tw'abana ntago sinje gufutura ushaka kumena indi sahani sishe wavuga ibintu byo kumena isahani reba wa mushe wundi nazanye hariya harya yambwiye ngo yitwa Jamira cyitwa Nyakso kireka kira kigori hanyuma ukitwa ngo iki kiweze suzi ko nitwa Patino sawa waruzi ko se nawe muri Islam byanyabye bera yari amato yinde sawa okay none ubwo reka unako sishe buretse gato si wanditse nk'igendera nyine mvaga service nshaka kugusaba ahantu nakoraga byagiye bibazo suzi ko subushize nakubwiraga ko hari abantu nyine twari turinzi kaza kugira ibibazo byose twarakubeshye nago yari inzu yawe yari yaho mukora okay ngewe nuriya turakorana numva none kuvuga ngo barababeshya oya barababeshya kamwereka nk'akantu hano mbonye mwana wanjye nta mwigisha none nk'uyu mwana bamuhaye ingwa uzi ko kiri mu zuba se umwana bamuhaye ingwa ayifatiramo hano gusa hano harandika rero ingwa iri hagati y'intoki ntabwo ifatika ngaho ahubwo umwana yandikisha umoso noneho ya nzu umwami muri kuvuga niyo aho mukora biratwara kubeshya nyine turaza tugukubita igipindi tugukubita icy'umutwe ira ari kufura nyine ari santere mwarambeshye kugira ngo muze dusangire mumene n'isahani yanjye so ibyisane byari ngombwa nabandi bantu bayiriraho se ubusu basu ducyuriye isane twebwe natwe tugucyuriye ko twari ibiryo bitarimo inyama nka mu Islam umukene nabo nako so ubukene biriya bintu n'ubutindi n'ubuhanya inyama umuwa mushaka kurya zingaye 20 ihene yose umushehe muzima wowe urifata ugatumira abantu ukabaha ibishyimbo ukabaha imiteja ukabaha dodo ugashyiramo n'akanyama kamwe agoshe reka abakristo twebwe dufite ukuntu nyine tuba turi muri nzajya ngo himbaza Yesu ntago reka twebwe tunenga nose ubundi bumva nakuganiriza iki we nahita mwicara wanjye ariko na mama wanjye yakoresha imoso kandi yarambyaye kandi umucecuru urabishyigikiye none ni sawa nari anyways rero baby naringiye rero bashaka ndabaza kwitegura naringiye ufite n'igikapu hakaba mu byo guteka inusu y'inyama ugatumira abantu 14 bya bintu n'umururumba nta muyisilamu abayisilamu bari abakera ibi bintu byo kuzana inyama
ugahita umbwira ngo ujya hariya ngo kuri lisite abantu bari burya imyumbati watetse agapirawo hariya iriya pirawo yawe niko tutanabikubwiye yari irimo n'umucanga rwose wicara ubizi uyu muntu yibuka ko nafunze cyangwa niba yari natetse neza mwaduhaye amasahane atogeje hari hariho umucanga wari warya ibintu ariko ukajya wumva urimo urarya zakonkase urashaka ncumura aka kanya wumva uri ikintu nakubwira ariko rero nanjye sinshima hako kinashima buriya kandi nshashwe ahubwo ukoze mu ndashima wo umva ngubwira atagorane nose ko nanje kugusaba ka service ahubwo nyuma yo kumena isahani yanjye ukarya ibiryo byanjye ukaba uri kunsebya ngo nta nyama nagwaye ibishyimbo ese ungusebeje kuri aya mabati n'uru rukuta ntabwo byumvishije ni ngiye ntabwo n'ubutaka burumva reka ubwo bwararindagiye umva icyo nakubwira mabuja ahantu twakoraga polisi yamufunze ngiye nijoro bari kunsukana kubwiye gute ntabwo uzi ibintu twaganira nakubimaranye n'iminsi ubizi bya bintu by'ivugabutumwa nibyo ugiyemo akoze ko narenze kuri gukina none urakomeje gukina se hari umuntu ukina mu bintu by'Imana oya ntabwo ibyo ngibyo ari iby'Imana ahubwo wowe ushaka gukina n'amarangamutima y'umugabo ese urifata ukagenda njye numvaga tuganira ubuse bumva nahise kuganiriza ibintu bitari seriyo urabona njyewe nyiri umwana w'umwandorisi uri kubeshya sheriho yenda tureke n'ibyo bintu yenda njye nabyutse neza kandi nawe nabonye wabyutse neza siko bimeze ariko tutabeshye ubu waba ugiye kuvuga ubutumwa cyangwa waba bagiye kukuvugaho ubutumwa hari ibintu njya mboneka ku mateleviziyo ujya kubona ukabona umupasiteri arahagurutse ngo reka mbereke ngo mbahe nk'urugero ngo abagore ngo barananiranye ngo niba cyumva ngo urugero ngo madamu ngo haguruka siwe bahagurutsa niyo mpamvu utajya ujya gusenga kubera ko wirirwa ureba ibintu ureba iby'Imana n'ijambo ry'Imana bari kuvuga no gushima no guhimbaza n'ingero batanga ariko erega buriya ntabwo bashobora kugira ukize mureba amadefo mabi nimureba ibyiza byo mu rusengero ntabwo ari amadefo ayisha niba pasiteri avuze ngo twanze ubusambanyi ngo n'ikimenyimenyi ngo wa mugabo we ngo haguruka uburiya uwo mugabo ujye umwitegereza urebe neza pasiteri aba afite amakuru y'uko uwo mugabo abikora nubwo atabimubwira ako pasiteri wanjye se niba ari pasiteri wabonye kuri televiziyo ni pasiteri wanjye amakuru ahari nuko iyo polisi ifashe umuntu uhita ushaka umwavoka kandi shebura umwavoka nyuma yuko umaze kurya n'ibiryo byanjye ukaba unsebeje utangiye no kumbwira ngo nguhe ubufasha neza suri umwavoka ntabwo ushinzwe kuburanira abantu ntabwo nyine mabuja wanjye ni umukire ni mabuja wawe bafunze cyangwa ni ka gasore mwari muri rekana na kirage kuri ruriya narwo barufunze kuko ntabwo rufite bene wabo urwo ruzanatorongera sinzi ibyarwo ruriya n'ubundi wabo ni n'abapfumu babona nacitse gereza uriya shaniwe rya tijeri uriya wumva se ko nawe umuzi no ngaho nsobanurira nyine polisi yamufashe ngo bamufate mu bintu by'urumogi kandi mabuja ntago ari wumva bamufatiye urumogi kubera ko kwagahungu kankorera urumogi mu rugo baraza baravuga ngo nyine babakusaniye hamwe none ndavuga reka nze ngushake ugende umuburanire mabuja bamurekure wari ubizi ko iyo umuntu afashwe yaba acuruza urumogi cyangwa ari kurumwa bamukatira imyaka 25 kandi ari impamvu naje kugushaka nyine ngo ujye kumuburanira ntabwo mabuja arega nk'urumogi ni wa musore wundi si nyine urumva babafatiye hamwe nk'abantu ntabwo mbizi ako wowe ugende umuburanire ibyo tunabirika n'ahantu binahuriye nanjye warambara se mu rusengero bantanga urugero nuko ntajyayo ariko nzakubona nukomeza kwambara gutyo nambaye gute ese wajya mu ndege wambaye gute tuvugishije ukuri shyiramo jeans igipantaro shyiramo ya idira none si yo ni imyenda y'ibitambaro ndi umusiramukazi iyo ni imyenda yo mu ndege ni imyenda ya hehe iri relax bibase nawe kuba nambaye ijipo igera hano ntabwo ahubwo gira iri relax gira uti nzajya nzamura ukuguru byoroshye rero mubwire mbara tudashwana muri aka kanya naramutse neza nkuko wabivuze ubwo ibyo bintu uri kuzamura biturutse he mu kwambara buse nambaye nabi tuvugishije ukuri niba wumva ko wambaye neza biranakabije ahubwo ntago ari neza ahubwo ari neza cyane ntacyo ntitwabiganiriyeho wambwiye ko ushaka ko twanajyana turajyana muri iryo vugabutumwa nanjye nzi kubuvuga nubwo batarabunyigisha ariko kubwira abantu ngo mureke ibyaha ngo mureke gusambana ngo mugabanye inzoga reka rero nkubwize ukuri sibyo ni ibintu by'amateraniro ni ibintu by'urusengero ntusenga wowe nguraje ngo kuko tugiye mu ndege se ubu ugiye gufata amafaranga ugasipiye tugende mu ndege ngo utange amafaranga tujye mu ndege ntusenga
hari indege se ngiye kwishyura ntabwo badutegeye abakristo ariko sha we narwumwa Cyewe ko nyagasani mwami Imana ubwo ngo heruka ko wazaga nta na rinete wambaye ubu narwumwa ndi kwiga kuba umuhanzi n'umuntu wese nkwereke niba abahanzi bose bagomba kuba bambara nyine bafite utuntu tw'uturinete ku buryo utangira kuvuga ngo yo barakujyanye nawe waje waba mwambabura ukajya kuburana n'ukuri ko Imana ndagusabye mabaje azasohoka ahita kwishyura ahita nyishyura cyangwa wowe nyishyura nzahita musaba amafaranga mabaje n'umukire ahita kwishyura ayanyishyure nako nkwishyure ayakwishyura uwo nyishyura n'ukuri avance nkayibona ryari okay reka tubireke ibyo ngibyo haryo ubundi kuburanira umuntu nangana buretse nkubwire kuburane wowe nuko uri umuntu wanjye nubwo gose uri ikinyamafuti kigendera ariko nakundi byibura abaye make cyane ni note ya 500 ibihumbi 500 shama buje arapfuye ibihumbi 500 yewe wumvishe mvuga miliyoni ibihumbi 500 kuko bagiuka akose uretse nyine ibihumbi 500 mabuje arayafite wowe urayafite mabuje arayafite arayampanyaguhe ariko arayamara uko amufunguje sintu byumvikana se none se kujyana nawe none se aho mugiye tujyana ugiye gukora iki uhariye Aisha ugiye kwigisha siko wambwiye wowe uzakora iki mwivuga butumwa siko wambwiye nanjye nkeneye ubwo butumwa rero none ibaze ndi kumwe n'umugore wanjye Kimurekera n'umubwiza ko ntabwo biri bukunde ibyo bintu urashaka kumbwira ko ugiye kugenda ukansigana ndagusigara se urugo rurasigara honde ariko uzi ibintu bibera mu masengesho ndakubaza rugo mu masengesho umuntu agenda akamara iminsi 2 ara mu cyumba cy'amasengesho aho kugira ngo asenga akagaruka afite umwana w'amezi 2 kandi amaze iminsi 2 dore kuri kugira nkaho uri ko ngo wamfuhi kuva ryari nagufuhira sindi umugabo wawe se none mu masengesho harimo uduhungu tuzi gutera amashati pasi tukagorora ya mapantaro abagore dore mwabareba mugatangira kujya amasengesho tugiyemo abantu turaziranye icyo gihugu tuzabamo abaturage bacyo abo tujyanye nagura bakubwiye se wa mugore shiti yanjye na pasiteri harundi ayi niba udashaka ko tujyana uzi n'ikindi uzana hano kizana ibibazo ko nta hantu uri bujye urumva ngwiro no mu nzu kwanje Aisha kutinjira Aisha ubwo avance ni imbere njye nshaka avance yonyine rwose none se wajya ukabikora byose avance akazagwa avance izanye none n'umushahara wa nyawo akazawurenzaho ntago nakora akazi na avance okereka ngushakira avance si 250 uretuma 50 ya komisiyo se kwabaye nise sinjya guhakiraka untwara umushomeri umaye kiraka noneho ngwe na komisiyo nise ntwara umushomeri hakoshe usere harubwo nakubwiye ngo undangira akazi se nagutumye se nshaka 50 nakwimagana 50 twagiye ryari sindabizi se ko ari wowe uyashaka Yenge kugenda nyashake ntabwo ukoze kuzashira ntayabonye. Imabuja zabafunze. Ndayashaka uyu munsi nejo uzaba wayabonye. Uyu munsi nejo. Nabo gusibye. Mubwire. Usanga nifite ikindi kiraka aherayo. Jewe ndamunda yagushakira we humura. Ambo ni sahani yanjye uzayo. Tangi sahani ndigendeye y'amasahani. Ewe sha urimbwa. Nugira ikibazo ibintu byose no iyo filime karani bamwirutseho aramanuka mu mukingo ariruka abasirikare bari mu ndege barasakarani kumbe ari Junior abacitse yari yagiye kubibwira biwa warisariye rwose nawe yari yabacitse bayi hano shaka kubona aha ngaho gatamatsobanura ukuntu wanumeraga uyu muntu ungana nk'isi yose ngiye bakuntuma akono nyine wose buri munsi waza kuvuga ngo Gatama nagutumye se kwa mukobwa waravugangiye ngiye Gatama kuntuma yewe ko bitondeho n'umugabo wabaye iki urambaza icyo kuzamuka musa kuko bazi uko umeze undi ni ikibazo igisubizo se abantu bo muri inzoza ko musiga mugira imishiro ngo iki kumwe musiga mugira imishiro urambaza icyo warunyabwoya aho bajyo tuza
Yesu ndi kwambaye burine tutabwambaraga babaye kera. Giye akazi kanyu nagasezeye ubu ngubu ngiye nabaye umusani ndi umurapero. Umusani wahe? Umusani w'umukozi ubaho. Nakundera worandera uzajya kuririmba izahe. Mafaranga asuzabo yakuye. Cyangwa kunde abana iyo muhaze nyine nimubura kurengerwa ku bantu. Tudahagase mama naba yahaje. Kandi ibyo mba nahaze nabo babiriye. Mva ngubwire rero kuzamuka. Mva mbanze ngubwire. Ubwo butesi bwose uri kwivugishwa hangaha n'ubwo ry'imbona ufite kandi mama wa bamufunze ndabandi baho bugarukira. Mama bamufunze. Bamufunze ryarese. Ubuze tuvuge ko tarubizi. Bizi se nabambi kubajije. Ahubwo se kweki bamufunze aho gasigara. Nabyo ndi kwibaza. Kaho nyumvira nawe. Aho wacana wajya usirimu ko wajya umenya ubwenge. Mama wa bamufunganye na Nyakso. Bakoze iki se? Bakoze iki? Bateye ibuye ku karere. Inzu nayo mama bazi musigusa. Cyo ndi kwibaza babafunza ari babiri mwari batatu. Okay, banza ubyumve. Kandi mama kuzamukana nawe mubwiye mubwani n'ubundi ingegera nushaka kuyirukana. Yanga kunyumva. None reba dore baramujyanye. Cyanya kuso cyazanyira umugi kirarunywa ngo kiniga umupolisi ngo kimukuramo imyenda ngo kirangije ngo kiba kiragiye ngo kiramufotora ngo imyanya y'ibanga ngo kirayipostinga. Mama kuzamuka nawe ngo niwo warufashe ngiyo kamera ngo barimo baragira gute ngo barimo barafotora ngo umupolisi. Bahita bafunga. Rero ko bafunze nabajije umuntu ushinzwe ibintu by'ingo byo kujya ngo niba ari ukuvuga ngo kiba abantu bajya mu rukiko bavuka. Bari abantu babavuga. Nukuri kw'Imana yaraje arambwira ngo uramutumye saa 6 nimugoroba agahora mu nzu y'iwacu hariya hari. Akara kagenda arengana rwose wabandi nago giye. Mutumye ikizi? Umva buri munsi yarazaga ngo gatamaranumye. Ngaho ibiki ngaho ibyinda ntumba nsobanurira rwose. Ibyinda se uyu ngo yabimenye utenye wowe turazanye usibye kukubona ugenda. Cyahehe si uyu mukobwa arabeshye ngiye mu Rwanda. Sitwa Pazo se? Sitwa Pazo. None se niryo ndarihimbye koko noneho. Nago witwa Pazo. Kare ngiye wasinge pe. Niko kuri. Pazo karya amapapayi mabisi umva nkubwire. Mwe kuzajya mubona umuntu ugiboneye ahantu ashora gakundo ngo muze muri kuki kwanza buretse aba bantu nibo leta ibishaka bujyana ndagusanga imbere. Abe imva nabivuge neza. Akagenda. Patiri icyumba nkubwire. Umuntu mwavoka nyine yambwiye ngo kugira ngo mama wawe amukure muri gereza harasabwa 500. 500 yose. We ntago ndi kukugisha inama kuko nubundi wowe idebe nta mafaranga ugira. Umwana nkuru umujya rureba ubundi urumva nyagasana wowe wakuraho amafaranga. Hago cyo nshaka kubaza wa mugani ngize n'Imana. Nta hantu uzima mama yababika amafaranga tukagenda tukayafata tukayabashyira bagahita bamurekura gataha. Mama nakunda amafaranga ntayabika. Ahubwo kireka mu bintu bye by'agaciro afite. Abyo tugurishije. Mama wasagira ikihe kintu cy'agaciro? Ababifite ahubwo nuko abigigira se ubwo tubigurishije ntiyazatwika. Nyagasani Imana yanjye kuzamukura ahangana nawe n'urumara. Erega nunseke nubwo nawe uri umukozi wo mu rugo wirwa wicaye turabyukira rimwe tukaryamira rimwe. Hari ikintu nabona ukora. Nose unyita idebe nawe uri idebe rya kabiri kuko turi i Rwanda. Nose urya ibyo watetse waruyongoyongo. Wose uba abitetse sinyakso wabitekaga tukajya kubirya twese. Ubu se kadahari ko nawe bamufunze none we mfite namakuru yuko ngo bamukatiye burundu. Burundu nyine. Wowe urajya kunywera urumogi imbere y'umupolisi warangiza ukanamuniga. Ukanamufotora ngo ukajya kumupostinga. Siko Rwanda banasaze. Cyana arashoboye urumogi nubashaka none bakigumishe. Ko kitazongera no gukoresha ibimogi none cyabikoresheje. Ubu nshaka iki ko buri gihe wivanga mu byanyu. Akoze gato ubundi wowe ufite ikihe kibazo. We niba utari uhari ushaka ngo ibintu bigende bite. We ntabwo wari uhari. Umukobwa naragiye nkubera ku rugo, wowe aho ngaho urasamye ngo waragiye none uragarutse utangiye gutera amahane. Ariko Pazo reka nkubwire ibyo wankoreye ubushize unshinja urumogi urabyibagije akakana. Nase ubu wahezeyo. Nose n'urukundo wari umfitiye urumogi n'ikintu washinja umuntu. None se ntagufitiye urukundo ubu ngubu n'indaro yaragusigaye ku rugo. Usura mukobwa yigenda ugasanga baramujyanye. Kuko nakubwiye kuri mukobwa bitashoboka umuntu yishoreye agakunda arakazamuye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu uri kukazamo gute wowe. Ujye umenya ko umuntu udahari igiti kitamugwira. Rero ntabwo ibyo waza kubinshinja. Njye ahubwo nagusirigariye ku rugo ahubwo mereza. Igiti nikikugwira uzagubwaho n'ingeri ikomeye cyane. Kandi mujya mwikururira imivumo mutazi aho muzayikura. Akavuga ko ngira rumiye rwose. Nose gata urashaka kubwira ibintu bigenda bite. Ngiye ura mukobwa nta kintu kikindi nigeze mubwira. Namugusigariye ku rugo nkazajya nkurikirana ibyo ura mukobwa n'indaye byose. None se urashaka ko nkora iki se none? Gusi iyo nza kuba ntarasigaye se byari kugenda gute. Inda warayimuteye se? Ntago nayimuteye. Gukuririza. Gucomerezwa. Nose ubundi iranda ni yawe. Ngewe Pazo aho kugira tujye duhora dupfubuza.
uriya mukobwa ibyawe nawe ntago mwana ashobokana ariko nawe ujye unagira impuhwe reba kariya kana kangana kuriye ukegetseho iyo nda kabaho erega inda se kandi iyo afite se iramworoheye umva nkubwire rero njye uriya mwana ni nkaho namwirereye namukuye mu cyaro muzana hano ashaka akazi nshaka kandi mu gihe umusize ahubwo wowe tekereza ikintu cy'agaciro yaba afite muri ino nzu twagurisha tukagenda tugahita tubona amafaranga yo kujya kumugomboza ariko ntiyabibona harimo televiziyo harimo igitanda uburiri imyenda ye ubu ugiye kuzana ngo n'amakariso ye ngo amasutiye ye ngo itapi ibyo ni amafaranga arimo shaka iki ntabyo mvuze nta mashini agira mashini arayifite ariko aba yabifungiranye nese tugurisha iki ziriya ntebe nazo ntago barenze 50,000 mwazicayemo cyane kandi no mabuja nk'ibira afite ashobora no kuba yarazicayemo akazivuna tugurishe frati se baraduhangaye baguha 200 ziko twayiguze frati zirahenda reka niba guhenda ni 200 nubwo baturiye nabo ako ibaze ko avance ari 250 nitugurisha frati ya 200 ndaravaye undi wajya gushaka umwavu iyo ushaka wa make hari ubuzi se ngo ugende mubwiraze nawe nzi ariko nk'umuntu mukuru ari kugenda ugashaka babandi baburanira abantu buntu Mana yanjye ni 500 se ako ntari turashaka ikindi tugurisha tapi zirahenda tata dukuramo tapi nawe baraguha tapi metero kare ni 5 hehe hajubu ni metero kare ni metero kibe ya tapi ni 5 tapi zirahenda cyereka muri kuvuga imisambi y'5 nari nako nagugura 5 banza wumve yewe akazi abanza no kukabona ngiye nkabona mbere ndamureka ajya mu kanjye nkora urumve iryo ryose ni irerero namukuraga mu mwaka umwe mushyira mu wundi uragenda uramusiga nanjye ngusigarira ku rugo mana yo mwijuru ibyo nibyo ndashaka kumva ubu se wansigariragaho kunsigarira no kugenda kumubwira amagambo yibonye yose nose niki kitasanzwe namubwiye ngewe ubwo se nakwiyumvisha gute ko ari ahubwo katari byinshi wamubwiye arega nge nari ndi mu mwanya utari ntugire ngo hari ikindi kibazo umwanya wanjye ntago ugomba kubamo nkuko wavuze ngo udahari igiti nikimugwira udahari igiti nikimugwira nye umva rero mubwire kuba uri umukozi duturanye ntago bikwemerera kwinjira mu bintu byanjye ndekera ibyanjye n'urugo rwanjye nikoreramo n'urugo rwasheri wanjye aho yikorera nawe ibyawe ubikora ukwawe ubundi waramukoye cyangwa waramushatse kugira ngo umuze umukobwa ubundi wowe nyamara wa muhungu uri igikuke gute se nyamara wa muhungu uri mu bukene yajya wemereye udahari ntago ubu hari nyine umuntu wagomba no kuprofita kana uzakenyuka se kandi gute ahubwo nshimire ko nagusigariye ku mukobwa wikoreye iriyanda nawe uzi neza niba atari yawe mbabarira rero iby'inda ubiveho n'umugore wanjye umuveho unshingukeho na sheri wanjye umve mu matwi ureke kwirirwa unsonga akashaye ibyo rwose mujye mureka hari igihe umunsi umwe buriya ntuzajya undeba gutya pazi ubwo se urabona nahagaze ahangaha ku busa sinagira ngo tureshye neza wibeshe unyiyongoze nese tugurisha iki wowe kanze nzane frati nabyumva frati ni 20 iveni byiki mataguha desu izihorera ya frati ni iturera mubitonze nyine nese harabura ndi 50 uzane n'amakanzu y'amabobo ya mabuja rero ndabizana se yabifungiranye uramuyobewe mama yasiga icyumba cyagifunguye uko umunsi uzitere museshani tuyigurisha ravamanga we nakubwiye tapi irimo hari irahenze siza tapi zibyo ntago ndi kukubwira umusambi nawe 5 ni wawubona tapi iri batagwa senkani uyigarure hano mbo tujyane tapi na frati tapi yanyu mwayikandageho cyane kuyaza sabisaba iki ubwo se turayoza izume ryari izume niyo yaza kwitwara se ubundi togeje ni yayigura tukazajya kuyimwogereza we yatwishyuye umva ukuntu bimeze katubanze tugurisha televiziyo nitubona umuntu yigura andi mabuja turabigurisha kuri makeya azaza rigomboza ikintu uzane televiziyo televiziyo se nayo azana sha televiziyo ndikabivugana nande televiziyo ifite aga TV gatoya kameze nk'ari ka karikatirise se ninde wakagura sha mabuja none ikintu kimbabaje no ukuntu umufunza atananyishyuye sha uyabanyishyuye cyangwa bo wenda akabanza akambwira ati waje nkakwishyura mbere cyangwa akaba yaranyishyuye nk'ejo cyangwa ejo bundi umva mise nigendera runo rugo ry'irwe nka rusiganga none ndebere umuntu yabariye amafaranga mvuga nejo ubundi bazaba bamembye ese kuki undi wamufunza buri minsi 3 ngo amembe mabuja nawe ninjije no kumona kuri yari yaragiye nta busirimu n'ubwenge buke aho ngaho ni tete vide kandi namubujije akira ndi nyakusodore nagiraga nkubwire rero wa muhungu we ngiye buriye ejo bundi umfungisha ntugire ngo byarangiriye aho ngaho
nkigera muri gereza uwo munsi igihe nkihicara kuno nahakandagiye konseye abakonseye b'abakibo n'iryo toto wowe toto se none se wako umva ukuntu utanatekereza wagiye kuvuga ncuruza urumogi ntabwo wari uzi umuntu ucuruza urumogi ufite nk'iri toto nyine ubwo nyine wasujya wireba no mu maso ukuntu usa noneho wowe wigendera kuri ibyo ngiye agafunzo gato nakoreye hariya kahita kakugaragura utuducucu twose uri kubona hano ukaturya agafunzo ahubwo ndabona ibitenge bisigaye bikuja bukavuga ko wenda bashobora kuba baragufunguye butu uko ibibera muri gereza twese turabizi ayo manyo yawe se aruta yanjye ngiye se narindi muri gereza iyajya umuyareka kujyuma ngiye se narindi muri gereza ariko mva nkubwire wa muhungu uri igikenya gute nyamara uri kwiyaturiraho umuvumo umeze ute gata hari igihe wazatsikira gutya kuri arindi umva gata baravuga ngo umuntu hari igiti ntago kimugwira ahubwo ugomba kunshimira kuko ngiye waragiye ngusigarira ku rugo ndase ni nk'iyi yawe mwagira utwita ibikeri ubusungu umva nkubwire wa muhungu umbabarire bitari ibyo nge nawe tugiye guhigana umva kuba ukora mu gipangu cyegeranye naho nkora ntago biguha uburenganzira bw'uko wazajya winjira mu byo nitangiye nyine umuturanyi wawe yadahari ugomba kumusigariraho gute se watsukiwuriye kutazaniye televiziyo wowe kwanza wagira ngo ugiye kuzana actors ya televiziyo si icyo kiromba cy'igiteleviziyo kiri aho ngaho nacyo ndebera ukuntu ukangana ngiki we iyi frate yacu irahenze ntabwo urabona napfa kuyizana uko uyibonye yesu iyi frate rebe ngamba barumbiza uko ubusitandukane na telefone yanjye uranazitangana ngaho ndebera nose uranabitangana ubwo buntu bibungana reba akakana ndebera wenda guha frate yanjye nakundaga ariko mama nundi babafunze bari mu bicyo munagiye gutanga frate yikundiraga kandi nawe bataguhamagana urayitahana mbo hari ahantu nzi bateze ibintu kuri make iyi televiziyo ntabwo yaba ari nshyashya ngo igurumbe 200 niba ujye muri okaziyo iyi televiziyo iracyari nshyashya mukizana ikarito noneho yayo tuyishyiremo ikarito se ni ngombwa ukajya muri make bakagukubita veni reka yijyana ahantu bagura telefone nshyashya baraguha 200 telefone nshyashya nyine nizo abantu bacuruza telefone bacuruza n'amateleviziyo cyane uzi urumva kumananje okay ngaho ngakira nawe bijyana ndasigara ko nabijyana se urumva nayicana he mu muhanda ngana gutya cyekiyo mbangana nkayo nari kuyijyana ariko nkawe bavuga ati wenda uje kuyikoresha cyangwa ngiye kuyiryamo make yanjye netayira ariko atari ibyo bimbi veni byawe uri kuvuga nuko wagize imana ukabona papa wawe mwiza nkanjye ngende ubundi so idebe nkawe uri sozo wamenye tugiye kugurisha ibara uko utabuze amafaranga cyende umukozi nako ndiso umukozi nyine nari umukozi mama bataramufunga kuva bamufunze ubundi so uri sozo tukaba turi guteza ibyo mu rugo se neze mama ntago yisevingi ntago yiteganyirije iyo uri papa wanjye nawe kubara savings nta myenda mishasha ufite ngo nayo tuyicuruza imyenda yanjye se nyijyana reka ajyana iyo flat ayandi mama azayishyiriraho nayo ntago turi bujye guteza inzu iwacu hose ngo isigaremo ubusa hejuru we na nyakso na gaze yashize wenda duteze kira kinuza cyane igicupa cya gaze ubwo si usanga ari izini bobo zatwaye uriya mukobwa zikamukoresha n'ibitari ibyanyabo waramuhahiye ntabwo nigeze muhahira waramugaburiye se ariko narazaga nkaba waramutekeye se wapi namubaye hafi wamukoreye iki namubaye hafi kabe kure yiwanyu ujye ndeba umwunge nguhungamo ibiki we gatama wenda gwakubonye nguhungamo ibiki wenda gutinya ariko mwana mva ngiye twe kuzapfa ubusa mbabarira bitari ibyo ngewe urorora inkoko norora gake reka sha utunga kimwe man uragura imyenda ndakodesha abajura wewe kareka we yo ni imirindi ibi ntago yankanga gaca no mu bukanga ahubwo ngiye nukabikinisha uzabibonera rimwe ibiki nzabona ubundi se ko hagarutse ubundi urambaza hari igihe ngubu utuma umujinya waguruka kwegura ngakubita hasi ugahita mu butaka uretse kukujujubya warangiza ukabona ibyo bitenge biguruka sinzi icyo wambariyemo imbere n'icyo wakibuka wamurozi we umurozi nganyumvira no wamupfuwe umurozi kurenze wambara ibitenge ninde gata kambara inkanda kuva wari wabona umurozi w'umugabo muri iki kintu kijya kiba kizima egerayo gato usa na swari gucuragura ko rungana igicupa z'abaguhangaye ku mana yawe wenda igicupa cya gaze cyavamo wenda nk'ibugo se nta n'ijana baguhamo
igiceri cy'ijana ku icupa 100 nyine by'igicupa cya gaze. Ma 100 se igicupa cya gaze cyo kigura 100 irimo. Nafite ubwenge uri debe. Wejane flat. Icyangombwa no gutana amafaranga. 200 tazana venu. Izo venu nuzizana urazisubizayo baguhereze flat yacu. Umuntu amaye nka 80 ntayafata nayo. 80 ajyahe nayo uyigarure iyi flat irahenze. Urabonaga n'ikiromba n'wayigura 80 ngo nantswe flat nuko karacyari nagashyashya. Ese televiziyo ubundi uriyo nk'umuheruka kuyihanagura ryari ngandi. Kuyihanagura si ikibazo. Ugenda uzana umwanda nayinyuzo hano ariko iracyari nshyashya. Njya akazi kanje no kukurera ntago ari uguhanagura televiziyo. Rero byakaza ubundi akazi ko mu rugo uragakora. Kandi ubundi ariko nakoraga. Wagakoraga yuko wakoraga kukundera. Harya. Shikaga televiziyo wabona inigwa nkazunguza koko umuntu nkanje uje kuba umuraperi azagerwa azunguza ubuteleviziyo. Umuraperi wahe? Ahubwo genda ugurisha ugarukuzana ibyo 200. Suye no kujya kugurisha ira tapi. Kano usigaye nitwa ngo Patiji. Patiji. Patiji suka bujya kugurisha flat yo mu rugo. Ngaji gukora pause byombo tunakuburana nonsage wanatetse uturasasira. Ahubwo wajya vubuzi ukora punateke rabyumva. Unansasira unampfurire reka kuvugisha. Nukuvuza. Nuko mvuze nyine. Ahubwo mareka murarenze igipangu kujya kugurisha ugaruka. Sasha wa debe.